Ndagusuhuje kandi ngo ikaze mu nkuru y'urukundo y'uno munsi. Mu masaha ya nimugoroba ubwo amatara ya Kigali ari kumurika, abantu rwose bari kugenda batembera nk'ibisanzwe. Umukobwa yitwa Teta ndetse n'undi yitwa Kariza barimo bagenda rwose bagenda baganira. Rwose Teta n'umukobwa wari ufite telefone rwose ihenze cyane. Kariza niko kumubaza ati, ariko Teta usiga ufite telefone nziza cyane pe. Teta niko kumusubiza ati, sha uwagusubiza ubyo nakabonyemo wakumirwa. Nako nyine ino telefone nyine sheri wanjye aherutse kuyintumiriza Dubai mwana. Akariza niko gutangara cyane, arangije aramubaza ati, ngo sheri wawe uravuze ngo sheri wawe? Teta aramusubiza ati, none njyewe nakundana n'umusore ukwezi kumwe amezi abiri atarama telefone, yaba ari kumara iki mu buzima bwanjye ubwo ngubwo? Akariza niko gutangira kwishima mu mutwe avuga ati, amezi 3? None se Teta ko ngiye tumaranye rwose umwaka? Teta niko kumusubiza uti, none se warayimwatse arayikwima cyangwa n'ibya bindi byo kwicicikira warangiza ngo bakwimye ikintu runaka? Akariza amurebye mu maso arangije amubwira ati, wapi, iyo tubiganiriyeho buri gihe ambwira yuko azayingurira, ariko nkategereza sha nkabona nyine yabihinduye, ariko wenda wasanga azayigura. Teta yahise amubwira ati, ariko se ubundi Akari uracyakura na wa musore yitwa ngo ni Rukundo? Kariza aramusubiza ati, rwose niwe tugikundana. Teta niko guhita amubwira uti, njyewe nubwo uvuze ngo n'umwaka ariko nkurikije igihe umaze gukundana n'uwo musore, imyaka 2 nibiri kubura igihe kirekire, irimo irabura nk'amezi 2 cyangwa se ukwezi n'igice, none ngo mumaranye umwaka. Ese uriya musore ubundi amubonyemo iki? Buryo wakundana n'umusore ukwezi kumwe amezi 2 ukakika hafi imyaka 2, ntago ushyize mu rugo, ntago uhaye iyo telefone, nta nakuguriye akantu kagaragara neza, uwo musore ubundi umubitsemo iki? Njyewe va kumbwa mwana, uriya musore mureke. Akariza niko guhita amubaza ati, ariko se Teta mu by'ukuri iyo nama niyo ungiriye, nese ko yambwiye yuko telefone azayingurira, kandi ko uko biri kose nanjye ntekereza yuko igihe kizagera akayigura, ubu nahita afata umwanzuro wo kwivumbura. Niko guhita amubaza ati, ariko birashoboka cyane ko yaba yaranakuroze, nese niwe musore wenyine uri mu iki gihugu, niwe nese nuko ayibuze ahubwo agira ubugugu uriya musore, njye nzi neza ko amafaranga yafite. Ndakubwiza ukuri uriya ni wa musore n'ubundi no mu rugo, sha uzajya urya umbajije. Akariza niko kumusubiza uti, ariko se Teta ubu koko iyi niyo nama ungiriye? Teta niko kumusubiza uti, okay ngaho bireke, si uvuze ko ushaka telefone nzima, ushaka ndetse telefone nziza? Niba uzi neza yuko ushaka telefone nziza ugashaka kumera nk'abandi bakobwa bo muri no Kigali, va kuri uriya musore. Ese biraza kurangira gute? Ntucikwe n'inkuru yacu nibwo igitangira. Muri ako kanyugu bari bamaze gutandukana, umwe agiye iwabo undi agiye iwabo. Akariza agize gutya ahura n'umusore mwiza cyane, barangije rwose barasuhuzanya. Umusore yitwa Junior aramuhobeye cyane, arangije aramubaza ati, Akariza ko umaze iminsi warabuze, wari waragiye he? Akariza niko kumusubiza ati, ariko Junior urasetsa, none muri no Kigali utekereza ko uko wakenera umuntu ariko wahita umubona? Mba mpari. Junior niko kumusubiza uti, n'ubu ngubu ndatunguye cyane Akari, ntabwo nari nzi yuko akakanya rwose twahura, shimye Imana ko twongeye guhura, uraho neza? Kariza niko kumusubiza ati, ndaho ariko ndi kumva uri kubikora mu buryo budasanzwe, nari narabuze se maze imyaka ingahe? Junior niko kumubaza ati, ariko Akari ubanza utajya ukumbura pe, ese nta nasate mujye ugirira umuntu mwari maze iminsi mudahura? Akariza aramwenyuye, arangije aramusubiza ati, ntakubeshya rwose Junior, mba nagerageje pe, kandi mujye mubyumva gutyo, ntabwo kuba ari ukubasuzuguranya, nanjye nisanze ari uko nguko nteye. Junior ariko kumusubiza uti, gusa mu by'ukuri ntungwe n'ukuntu wabaye mwiza cyane pe, ubwiza bwawe ndi kubona budasanzwe n'ukuri pe. Akariza niko kumwenyura, arangije aramubwira ati, genda wowe se sindi kubona ari ibintu byinshi cyane byahindutse. Junior niko guseka, arangije aramubwira ati, oya Akariza ntabwo byareka guhinduka mani, kuko njye sigaye ifite akazi karenze, ubwo rero niba buri kimwe cyose nkeneye mbasha kukibona kandi nkakibonera ku gihe, nabura kumera neza gute? Simeze fresh kabisa, nanjye ngiyiziho, ahubwo ndi kubona bugorobye, mpereza akanamba kawe mbanze ngo kandira akanyenyeri. Mwana ntabwo twabanye nabi kandi ntabwo narya ngo ngucure, hanyuma nyine nubishaka kuzambwira dupange mwana tujye gusangira amafaranga ko hari se. Gabura mwana naranagukundaga nuko ntaza hano cyayi cya Rukundo cyakonkobotse mani kigata kikunkura mu biganza, ariko naranagukundaga byanyabyo, naho byanagiye kabisa, n'ubwo ndacyakwemera. Akariza kimara kumuhereza nimero, yararebye rwose asanga mweje amafaranga ageze ku 500. Akariza arishimye cyane, arangije aramubaza ati, Junior
aya mafaranga yose nayanjye cyangwa unareka kumusubiza uti reka mwana ayo se n'amafaranga ibaze none uduhuye nahembwe. Akareza aramushimiye cyane arangije amubwira turakoze cyane. John ariko kumusubiza uti oya mwana ntabirenze ahubwo ndashaka ko niba ari nk'ibyakunda rwose iyo telefone rwose ukuri kuba wayihindura, niba wumva yiyemeje kuba wayihindura uzambwire nkwereke nzagutumiza agatelefone keza hanze nawe ujye kuri rezo nk'abandi bana. Gusa iyo ni telefone reka nguze ukuri Akareza urukundo rwose nagukundaga ntabwo rwigeze ruhinduka kandi ndagukunda by'ukuri nubwo nabikubwiye nyine nkasanga barakuntwaye ariko ndacyagukunda pe nta nubwo nareka kugukunda sinabikubwiye se ntabwo nareka kugukunda kereka umunsi nzasanga imva yawe bashyizeho igitaka basibanganyije aho nzemera ndekure. Akareza niko kumusubiza uti John ibyo bintu by'urukundo wabiretse rwose ese biraza kurangira gute? Reka dukomeze inkuru yacu ariko niba turi kumwe muri no nkuru ntiwirengeze ko wakanda like kuri no video. Ikindi kandi niba uri mushyashya ukaba wari utarakanda subscribe ntiwirengeze ko wakanda subscribe kugira ngo buri nkuru yose itambutse ahangaha ujye ubasha kuyibona kandi uyibone mu bambere. Niba wumva ari isomo ukuyemo ntiwirengeze ko wadusangiza igitekerezo cyawe hasi muri comment utubwira uko wabyumvise. Reka dukomeze inkuru yacu. Ubwo bari bamaze gutandukana Akareza agiye atekereza ku bintu bimubayeho. Uriya musore ni muntu ki? Uriya musore mu gihe nari muzi ko atarameze kuriya byaje kugenda gute? Asiga afite ku mafaranga kandi ngo aracyankunda ariko se rukundo bura namwanga kuko nanone naba mbabaje uriya musore w'abandi arankunda by'ukuri nubwo ngerageza kuba nagira icyo musaba rwose ntakinyemurire ariko none namurenganije. None se ko ibishoboka binkorera ko na telefone yambwiye ko azayingurira mpagaze mu mayira abiri. Ubwo yarageze mu rugo yarameze nk'umuntu wasaze ku buryo yafashe icyemezo cyo guhita ajya kuryama kugira ngo arebe rwose ko yayigarura ibitekerezo bizima. Yabuze ibitotsi ndetse akomeza kurwana n'umutima yibaza ati mu by'ukuri rukundo ndamukunda ariko njya mbabazwa n'ukuntu umwaka ikintu ntakime kandi atari uko abakibuze. Junior se we urukundo rwe narwizera koko ariko se ubu nahakanira rukundo mbakunde bose se ubu byampira. Junior yanyemera ko agomba kungura telefone ihenze rukundo maze igihe kinini cyane nyimwaka yarayinyimye. Mu gihe akiri kwibaza ibyo byose yagiye kubona rwose wa musore bari bamaze guhura aramuhamagaye niko kumwitaba arangije aramubaza ati Akareza nizere ko ntagukanguye pe nizere ko wari utarasinzira. Akareza aramusubiza ati mu by'ukuri ntabwo nari nasinzira ariko ndumva ngiye gushakisha uburyo nasinzira sinzi niba wakihangana tukazavuga nejo. Junior niko kumusubiza uti mu by'ukuri nanjye ntabwo nkunda kuvugira kuri telefone nijoro ahubwo impamvu nari ngwamagaye nyine nagira ngo hari akantu nshaka kukubwira nyine numvaga wagakwiye gupanga uburyo hari akantu nshaka kukubwira nifuzaga ko wapanga ukuntu ejo twahura kuko ngo ufite ubutumwa kandi ni ubutumwa bw'ingenzi. Ejo rero wanyemera tugahura ukabufata. Umukobwa aramusubiza uti okay nta kibazo ejo nzaguha igisubizo nzagerageza uko bishoboka kose ngo igisubizo. Ubwo Junior amaze gukupa rwose wa musore tw'urukundo nawe yahise amuhamagara agira ngo yumve rwose uko yiriwe kubera yuko yari amaze umwanya yamuhamagaye yamubuze. Akimara kubona telefone rwose umukobwa yari yirebye indi shikira atayifashe. Umusore agize ikibazo gikomeye cyane ko yari amaze kuyihamagara rwose agasanga irahuze hanyuma no mu gihe uhugutse yayihamagara rwose ntabashe kuba yamufata. Yagize ikibazo gikomeye cyane ariko arongera arahamagara. Umukobwa yanze kumusuzugura arangije aramufata aramubwira ati sheri umbabarire rwose telefone ntabwo nari nyegereye neza ndumva ntameze neza ndarwaye kandi kuvugira kuri telefone umwanya ndi kumva byangiraho ingaruka zikomeye cyane. Niba ntakugoye wakihangana tukazavuga nejo. Umusore yahise agira ikibazo arangije aribaza ati umukobwa mukanya uri kuri telefone ari kuvugana ndamuhamagaye njyewe ngo amerewe nabi. Yahise yumva arimo ikibazo ariko rwose yanga guhangana nawe aramureka nawe ati okay nta kibazo umukobwa mwiza tuzavuga ejo. Masaha ya mu gitondo Rukundo arongera aramuhamagara. Akimara kumuhamagara umukobwa yafashe telefone barangije rwose baraganira ndetse nta kibazo amubwira ko yamaze koroherwa. Aganire nk'ibisanzwe hanyuma rwose biza kurangira umusore amubwiye ati ubashe kugira umunsi mwiza nanjye ngiye ku kazi uko biri kose turaza kubisubira ku mugoro. Umukobwa nawe rwose nta kibazo mukunzi wanjye
turaza kuvugana rwose kandi ugira umunsi mwiza, Imana ikurinde. Mu masaha ya saa 5 z'amanywa Junior yagerageje kuba yahamagara Kalisa ngo mubaze niba gahunda bahanye ayibuka. Umukobwa yahise amubwira ati reka njyewe se ubwo namaze no kwitegura ahubwo kunguko ngiye gushakisha uburyo nza. Umusore ko guhita amubwira uti okay, ntugire ikibazo weho, numara kwitegura neza umbwire nze duhure tugende tunaganira. Kumbe rwose uyu musore nubwo ari gupanga ibi bintu rwose nta mafaranga yigirira, ahubwo akora buri kimwe cyose kugira ngo abashe kwemeza uyu mukobwa, kuko rwose yamukunze kandi akabona nta kuntu yamujyana adafite ku mafaranga. Amafaranga ya mbere arimo yayandi yabashije kuba yamuhereza kuri telefone, yaremeye ajya kuyaguza kuri banke kugira ngo rwose umuteguro we ugende neza cyane. Ese biraza kurangira gute? Ntucikwe n'iyi nkuru rwose. Junior yagerageje kuba rwose yagerageza uburyo yatira imodoka kugira ngo rwose ajye kureba uyu mukobwa agaragara neza ndetse rwose atamucisha mu ijisho. Ubwo umukobwa Kalisa arazi ko agiye guhura n'umusore rwose uri kugenda n'amaguru, yagiye kubona bunahuye n'imodoka nziza cyane y'umukara irangije iraparika. Ikimara guparika rwose umusore yamanuye ikirahure gakeya ahita ahamagara wa mukobwa aramubwira ati rwose ni karibu ngwino. Umukobwa niko guhita atangara, arimo kwinjira niko kumubaza uti none se Junior, iyi modoka ni yawe? Junior ariko kumusubiza uti ariko uzi kusetsa mwana, iyi modoka ni yanjye se, ariko nawe umeruka kera pe, ntago ari igitangaza ko rwose ejo atari iyi ngiyi uzambonamo kubera ko mfite imodoka se ubwo zigeze kuri zingaira 5. Ngiye mfite imodoka 5. Hari ibintu Imana yakoze akariza, ariyo mpamvu ngemba numva nzayigwa inyuma. Kandi sha ibi bintu ndabyibutse Imana yajyaga ibisezeranya turi kumwe cyagiye tujya gusingira hano, Imana ikavuga impaye perime impaye n'imodoka, ntago byibuka. Shamane Imana yasoje isezerano ryayo kabisa. Umukobwa niko guhita abimurenka, arangije avuga ati cyakoze Imana iravuga igasoza koko, nanjye ndabyibutse cyagiye bakubwira ngo nguzagira perime nguzagira n'imodoka. Imana irakora pe. Bakomeje kugenda baganira, hanyuma rwose umukobwa agiye kubona umusore imodoka yinjije mu gipangu cyiza cyane, arangije avuga ati none sanga kandi tugiye ni hehe? Umusore koko musubiza ute akarindi kumva uri gutungurwa cyane wagira ngo nta makuru wari ufite. Bo ahanga ni wanjye nari makuzanye kugira ngo tuganire, ntugire ikibazo ngo ugire ngo wenda ngo turajya kwicara mu nzu, oya turicara mu busitani kuri zira ntebe ziri hariya niho tuganira nta kibazo, ko naho se nta kavuyo nta muntu uri butuderanje, kubera yuko hari ibintu nifuza yuko twaganiraho. Akariza rero ntubigireho ikibazo kuko hano hari umutekano uhagije, hari abasekirite, hari abantu bagiye batandukanye, ntugire ikibazo ngo hari umutekano kandi ndumva uri bunyurwe n'ibyo turaza kuganira, kandi nanjye nejejwe no kuba ngiye kuganira nawe. Ahubwo gerageza tuve mu modoka tujye kwicara hariya, ariko reka mbanze ndebe abahungu banjye babanze batuzane icyo kunywa, hanyuma tube twaganira turi kunywa nta kibazo. Umukobwa byaramurenze, ariko kose agerageza kwihagararaho. Muri ako kanya wa musore w'inshuti ye Rukundo agerageje kuba yamuhamagara, umukobwa rwose ahitamo kupa ndetse telefone ahita yikuraho. Ese biraza kurangira gute? Komeje yerekeza muri bya byicaro rwose biba biteguye hanze ahantu heza cyane barimo baganirira, hanyuma wa musore rwose nawe agerageza kuza rwose azanye n'icyo kunywa. Baraganiriye, hanyuma umusore aterura ijambo aramubwira uti rero Akariza, ikintu cya nyamukuru cyatumye nkuzana ngaha, nifuzaga kukubwira ko umbabarire, ndabizi ko utari bubyakire neza, ariko bitewe n'uburyo umaze iminsi ndwara n'umutima nagombaga kubikubwira. Maze igihe ngukunda kandi nifuza yuko twakubaka urugo tukavana ibintu mu nzira. Ngiye gukunda urukundo rwo kuba twakubaka urugo tukavana ibintu mu nzira. Amafaranga arahari, buri kimwe cyose kirahari, urukundo rurahari. Umbabarire ntumakanire kuko ngiye nkeneye umugore, kandi nkeneye umugore tuzabana neza tukubahana. Uwo muntu rero nabonye nabana nawe tukubahana, akabaho neza nanjye nkabaho neza, ni wewe nta wundi. Ndabizi nubwo utarasubiza yuko umutima w'igisubizo kirimo ari oya, ariko ndakwinginze kugira ngo muri aka kanya icyari oya ugihinduremo yego. Ndakwinginze girira impuhwe, ntiwongere kuntenguha, ntiwongere kumva yuko bitakunda. Wenda birashoboka cyagiye yuko uko byagendaga kuri ko byari nibigaragara, ntago nari ndi umusore ufite icyerekezo. Ikindi kandi urukundo rwanjye rwari ntarwo,
ariko ngo ufite urukundo kandi ufite na buri kimwe cyose. Ibyo bintu bibiri byose birahari, ndakwinginze umbabarire ntiwegere kumakanira. Kandi nushaka umbwira ubukwe, niba ushaka we mu cyumweru gitaha ndabikora, ariko si nkubure. Kandi ndakwizeza yuko mu rugo rwacu uzagira amahoro yuzuye. Ntabwo nzemera hari irira niri na rimwe ryawe ryatakara, nzakurinda. Umukobwa amarira yatangiye gutemba hasi, ubwo yatangiraga kugenda rwose ari ibintu byinshi cyane umutima we umwibutsa ndetse n'ibyo umwemeza gukora. Umukobwa yakomeje gutekereza ibintu byinshi cyane, aho kugira ngo avuge none yatangira gushora amarira. Niko kuza kugira abwira Junior ati, Junior, mu by'ukuri ntabwo nkwanga, ariko nta n'igisubizo ufite aka kanya, ndakwinginze mbabarira. Junior ariko kumubwira uti, okay, ndabizi neza yuko nanjye bigoye, ndabizi neza yuko atari igisubizo ahita umereza aka kanya, biragoye cyane. Akariza, ntabwo nakurenganya, icyakoza ndaguha akanya ko kubitekerezaho. Niwumva ari ngombwa uzambwira, ariko ndakwinginze ubishatse byawe byangombwa. Umukobwa aramusubije ati, okay, nta kibazo, reka nzabitekerezeho. Ndabona butangiye no kugoroba, amasaha ari kugenda akura, reka ngende ndebe ndaza kugerera mu rugo kuko ndabona butangiye kugoroba. Umusore niko kumusubiza uti, oya, ntugire ikibazo rwose, ndakujyana na kugeza, niba udashaka kungeza mu rugo nabireka ariko nkugeza hafi yaho. Ntugire ikibazo ngo hari ikintu uraza gura nacyo mu nzira, ahubwo hari umutipe nari natumye impano yawe, reka ngende ko yayizanye, ariko biri kose birashaka ko yaba yayizanye, reka ndebe ko yayizanye hanyuma nyikuzanire, hanyuma njye nagutuma nkugeze wenda hafi yo mu rugo kugira ngo utagira n'icyo uba mu nzira. Njya mbona iyo umuntu ari gutekereza ikintu cyiza, satani nawe ari ukuntu ajya agitekereza nabi. Wabona nanze kukujyana ugasanga satani irakuntwaye, ariko byambabaza. Reka ndebe ku kantu hanyuma nze ngucume. Mu gihe umukobwa arakiri kwibaza ku impano baba bagiye kumuhereza, yagiye kubona abona umusore azanye telefone nziza cyane y'akataraboneka no mu Rwanda. Arangira avuga ati, rwose ndabizi neza ko mu bintu wari ukeneye harimo na telefone. Akari telefone kandi nabitekerejeho mbona ukwiye kuba naguha impano ya telefone, kandi mbabarire ntuyange kuko nabitekerejeho buriya kuva twahura nakomeje gugenda mbitekerezaho, mbona ukwiriye iyi mpano. Nyemerera rero uyakira n'umutima mwiza kuko nanjye ndabikuye ku mutima. Umukobwa byaramurenze cyane, arangije arahaguruka rwose yegera wa musore aramuhobera. Arangije amubwira ati, urakoze cyane, urakoze cyane kandi ndagushimiye. Uri umusore rwose utekereza ku kintu gikwiriye, Imana iguha umugisha. Umusore niko kumubwira uti, Akariza, ntago ari ngombwa kushimira cyane kubera yuko bino bintu mbikora nk'uwikorera. Erega ndagukunda kandi buri kimwe cyose nakubwiye ko nagikora ku bwawe. Ntugire ikibazo rero ngo wumve ko ari bya danje, kuko ibyo nenda gukora nibyo bifite imbaraga kurenza ibingibi. Umukobwa yaratashye ageze mu rugo rwose, telefone ntabwo yahise atangira kuyereka abantu bagiye batandukanye, ariko rwose yaje guhamagara ya nshuti yiwe rwose, wa mukobwa Teta arabimubwira ndetse amubwira ko yaje kubona umuntu rwose umuha telefone. Hashize iminsi baje guhura, ubwo bahuraga bari kuganira, Teta yagize gutyo rwose ahita abwira Akariza ati, Akariza ko ndi kubona muri no minsi wishimye cyane, byagenze gute? Akariza niko kumusubiza uti, oya Teta, nta bidanje kabisa, buse bitandukanye nuko nayisanzwe meze. Teta niko kumusubiza uti, sha muri no minsi rwose Rukundo yishekeho umuzungu ko ndi kubona ufite telefone nziza mwana. Akariza niko kumusubiza uti, ntukambwire uriya musore ngo ni Rukundo kuko sigaye numva atakira umusore w'inzozi zanjye. Sinakubwiye ko sigaye ifite undi musore se turi gupanga. Gusa nyine ntago bira ibintu bya danje, nta n'ukuri kwanya ko njye ubwanjye ndamubwira kuko arambwira yuko nkunda ndetse agakora n'ibikorwa bya danje, ariko njye ntago ndamwemerera yuko mukunda, ariko nakubeshye sigaye mukunda. Teta niko kumusubiza uti, ariko wamupfayongo, komeza wipfayonze, ejo bundi bamugukure mu maso, bamugushikanure, nibwo uzamenye yuko ibyo wirirwa wibebeza
ugomba kumubwira yuko umukunda hakiri kare kandi ndakwinginze ntuzanarenze ejo nese naho urukundo werekana nawe wana sinari narakubwiye ko uri umusore atari w'icyerekezo nawe waje kubibona oya areka nkubwize uko uri teta rukundo nubwo ntakimukunda ariko rukundo ndamwubaha ikindi mbona ari umusore utiyemera amana teta niko guhita mubaza ati nese ngo mukunda nariyemera akereza aramusubiza ati so ntago navuga ngo ariyemera bya danje kubera ko ibintu yirata aranabifite nese uniba sinzi ukuntu nabisobanura kumbona ibintu avuga aranabifite urandi umwuka ubona ntago birimo kwiyemera cyane ubwo teta umva nkubwire yasabye ko tugomba kubana ndetse aranambwira ngo umwemere tugakundana nubwo yaba ari nyuma y'icyumweru kimwe ngo byaba bikunze kuko afite inzu ndetse nta nubwo afite inzu imwe afite imodoka sha amafaranga arayafite niyo navuga ngo ubukwe n'ejo mbona yabukoresha ariko amaze iminsi ubundi ankunda ahubwo yaje yansabye urukundo ahasanga uramujama nyine turakundana mubwira ko bitakunda cyane ko icyo gihe ataranafatisha amariye gufatisha rero nibwo yaje arambwira ngo dupange mane ngo dupange ibintu by'ubukwe kabisa teta niko kumubwira uti umva akarisa mubwira va mu bintu by'amandazi ansanga ibintu birakaze sinza ukuntu wabona ahantu wugama izuba ugakomeza ukigira umuntu wa fake uriya musore nagucika nubwo nzongera kuvugana nawe nimupange mani dira umuduhereze ku mazi twinywere Kereza yaje kubera ngo nkaho ngo aciye ubwenge ndetse rwose aza kwemera umusore yuko yamukunda ndetse bakomeza iby'urukundo rwabo bakaba banakora ubukwe ndetse bakaba banabikora vuba cyane batangiye kubikora ndetse batangira no kugira imyiteguro y'ubukwe umusore yaje kumubwira yuko rwose bazagerageza kuba baba mu nzu yo mu nkengero z'umujyi hanyuma rwose zanzu nziza yamusanzemo ngo bakaba bazikodesha zikajya zibinjiriza amafaranga unyumvire kuma umusore yaragiye akodesha inzu ihwanye n'ubushobozi bwe arangije amubwira yuko rwose nayo ari ahubwo impamvu bataba mwaziranzu zihenze kugira ngo zijye zibasha kubinjiriza amafaranga menshi cyane byahe byo kajya ko ziranza ari za bosi bakimara gupanga ubukwe ndetse no gusohora invitation rukundo kimara kuzibona isagwa muri koma ibibazo byamubanye byinshi ndetse rwose tatangira kubona ko abakobwa atari abantu beza ndetse ibigirigi byatumye rwose ajya no mu bitaro umusore yitwa Rukundo ubwo aratangiye koroherwa uyu mukobwa rwose yagiye kuba yamusura ubwa Kareza rwose yaramusize kuko bari bamaranye akanya bari kuganira Rukundo amubwira ijambo risa nkaho ari irya nyuma mu gihe bose bari bakiri abasiribateri Rukundo aramubwiye ati Akarisa ntago twabanye nabi kandi mu by'ukuri niwe wanyanze ntago ari njye nakwanze bibaho mu buzima nta nubwo nakwifuriza ikibi Imana izakurinde ariko icyamo nguza barashishoje neza kuko nibyo byambera byiza cyane kuko nubwo bimeze gutya ukabuntereranya gutya ntabwo nifuza kuzakubona ubayeho nabi rwose Akariza abonye ukuntu rwose umusore yabaye ndetse n'uburyo bakundanaga bimereye neza nubwo yenda yamwakaga ikintu ntahita kimuhereza ako kanya nawe agahinda karamufasha ariko yanga gutinda aho ngaho kuko yabonaga hari ibintu bishobora rwose kwangirika bakomeje imyiteguro y'ubukwe rwose barakomeza bitegura ubukwe ndetse igihe kiza kujya rwose ubukwe buranaba bageze ubukwe budasanzwe rwose ndetse na nyuma y'uko ubukwe bubaye bakomeje kugira ibihe byiza ariko byamaze icyumweru kimwe gusa ikintu cya mbere cyatunguye umukobwa nuko rwose nyuma y'icyumweru kimwe umusore cyangwa se wari waramaze kuba umugabo yagize gutyo rwose amanura televiziyo nziza yari afite mu nzu aramubwira ati ngiye kuyigurisha umugore niko kumubaza uti none se mugabo mwiza kumana televiziyo ugiye kuyigurisha ni ikihe kibazo wagize cyatuma ujya kugurisha iyi televiziyo umugabo niko kumusubiza uti sha ntago wamenya mwana abagabo bagira ibibazo byinshi cyane none se iyi nzu ndi kubona n'amafaranga yo kuyishyura rwose ariko ugenda abura igihe cyo kwishyura ino nzu cyageze kuko twayibayemo hari kuri cyumweru kimwe kugira ngo natanze ashire murumva ko nese nabwira ngo iki banyirayo umugore yasabira nko mu ruguye mu kantu arangije itavuga ngo iyi nzu ntabwo ari iyawe umugabo niko kumusubiza uti ya mwana woroshye ibintu nese ni yanjye ntabwo ari yanjye ahubwo se ira telefone nayo tugomba kuyigurisha kugira ngo tubashe kurwana n'ibibazo hari utubazo twishi nagiye njyamo mbere yuko buno bukwe buba ndi kwitegura ubukwe buranakoresheje amafaranga menshi cyane kandi nyine shewana
ngomba kuyasubiza nagiye nyakura nese hari nayo natse muri banki hari n'abajama nagiye naka amafaranga mani bura bukwe bwantwa amafaranga menshi kandi nyine kugeza ngo umuntu atayishyuye ntiyatagangara mwo no mugi bamwirenze. Umugore akimara kumva ibyo bintu yasamira nk'umuntu uguye mu kantu rwose arangije abaza umugabo we ngo uvuze ngo iki sheri nakusubu sheri mu buhe buryo se kandi ubundi umugabo niko guhita amubwira uti uravuze ngo sheri ngo mu biki. Umva nkubwire rero wa mugore we ndabizi neza yuko n'ubundi nta rukundo ufitiye wakunze amafaranga ariko nagira ngo ubwize ukuri ko nta mafaranga ngira ahubwo ukwiye kuba waca bugufi tukubaka tukayashaka ariko nta mafaranga ntayo. Umugore atangira kurira ndetse atangira no guhangana n'ubuzima butari bumworoheye cyane ko rwose yahuye n'ubuzima bubi cyane dore ko rwose amaze kubyara inda ya mbere yese acupira buri muntu wese bahuye rwose akabona ko yahuye n'urugo rubi. Ibi nibyo byatumye dusoza inkuru yacu ari kugira inama abakobwa ndetse n'abasore batararushinga. Yasoje avuga ati urukundo ntabwo rugurwa n'ukunda umuntu ntuzamukundira ibyo afite ahubwo uzamukundira umutima mwiza afite. Ntuzigere ukunda umuntu ngo nukubere ko afite isura nziza gusa ahubwo uzanamukundire imico myiza afite. Isura nziza ndetse n'amafaranga cyangwa se ibitungo bishobora kuba byashira ariko imico myiza rwose iragomeza ikabaho kandi igakomeza ikagira agaciro. Nirukase ku musore umbeshye yuko afite imitungo siga umusore wankundaga by'ukuri kandi mpora nicuza igihe cyose. Wowe wakurikiye no nkuru reka nize ko nawe hari isomo akuyemo rwose utwandikira hasi muri comment tubwire uti iki kintu kiranyigishije. Kandi iyi nkuru niba wayikunze rwose ntiwirengeze ko wakanda like kuri no video ikiri kandi niba wari utarakanda subscribe rwose usiga udukandiye subscribe anga kugira ngo uzajye ubasha kubona inkuru yose itambutse anga ujye ubasha kuyibona kandi uyibonere ku gihe. Bye ndabakunda reka tuze gura mu yindi video. And rain